kandi bari murangeza tuvugana umukecuru ari mu Buhinde. Umenye ko kurera mu Buhinde? Mwese gute wihererana ibi? Bébé. Ibintu uvanye muri misiyo biri. Chérie, amutaye uretse byo. Umeze Okay. telefone yawe itariho. Telefone yashyizeho umuriro sheri kandi shaje yanjye uzi ko nayitaye. Ko twaye amaso. Isia. Baby, I'm okay. Yeah. Umeze neza. Okay. Baby, urarushye ariko. Sana. Wari wambwiye ko uzaza dimanche none uje vendredi. Bijo nawe ndinjira batungurwa. Shyira muri garde-robe. Ntukanze pe. Nese sheri ibintu biri mu modoka. Nimbabwiye ngo babikuremo. Deodora, noneho wavuze ko n'ubu idafite umwuka mwiza. Deodora ni ka biju kayitereye mu hano. Deodora binuka. No, bebe ni biju. Itereye mu hano Deodora. Isarika njyane ndarushye. Bebe, nashakaga ko tujya gusura mama wa Mimi ararwaye. Iri joro se? Yego bebe ararembye kandi urabizi ko Bisia ntabwo uzi ko ndibuze icyo ni icya mbere. nari ngiye kujya nahise urumva ndi bwijyane kandi uje. Icya kabiri ni wowe wapanze kujyayo cyane ni ndananiwe. Nicaye ntabwo najya mbagusiga. Ntabwo ndi bujyeyo, reka nduhuke tuzajya ejo sibyo? Bebe. Bisia tubizi ko nakunda umuntu umatiriza. Ryama uzajya ejo nawe burije. Kandi uzujya ubwira biju ntakite ibintu biri parufe n'ari n'ibiparufe hano biramuka. Ave okay. Usko
ko byamejeje umwuka neza. Sorry. Bebe ugiye? Bebe kanyigushiremo. Asafashwe n'iki? Rero naniwe. Kanyigushiremo. Wagira ngo usenda wakugira mu maso. Ari njyana kuri kubonja. Bebe urabona cyane. Alicia. Hariyo minsi yashize nta nsabye urushya. Ukwiye gusura tante. Ndashaka kujya gusura tante. Ndashaka kuruguha. Wow. Hanyuma ariko ntabwo uzatinda. Kuzagenda ukamusura hanyuma umunsi ukagaruka nibura nimugoroba. Okay. Ushaka kuzagusohokana sibyo? Hanyuma tuva nta kindi. Okay baby. Ese urabizi ko mukunda? Ndagukunda sheri. Urabizi ko ntabwo yamukira? Ndabizi cyane. Kurabizi mama. None ibiryo bigiye kongera ku nzoka. Kubera? Pe? Apeti mfite none iranyica. Nyuma y'igihe kirekire cyagishize naryo. Narahangayitse. Uhangayikishwa Rero umwana wa Alicia umugore wananiranye. Uriya mwana yakubuzaga kurya ararya. Ugira ubugambo bwinshi cyane kandi. Akoma musiko Jean yanga umwana w'umutazabyara. Wagiye unyumvira se. Nzabyara ariko mbashije kureba. Umuntu ugira imbabazi kuruta nyina w'umwana aba ashaka kumurya. Aho ubwo ushatse kuvuga ngo iki? Ose wambwira ate ukuntu urusha imbabazi nyina w'umwana wamutaye akamusigira se? Nakubwiye ko nitujya ku meza nta muntu uzajya uvuga. Tanambuza peti. Araho kujya kureresha. Agapesi kanjye k'ishati ushaka aracitse. Sorry. Gataka munsi y'igitanda nshaka reka nze nkarebe. Agapesi k'ishati yawe. Usajya kukakurebera. Sisi biteze. Ça va.
se wari wagiye ko nakuze Ndasaba mu nshuti yanjye. ko mbona utameze neza. Ikibazo. Ikibazo ki? Ubwo wasanga Bakame kagatangiye kugushyaanukaho. Mbara ubimbwire nk'iyame. Wapi Bakame nta kibazo mfitanye nawe. Nta muntu mfitanye. Ishuri se ntabwo Rugamba yakwishyuriye. Yarishyuye ibintu byose ndafite. Umushoferi se nagakugeza ku ishuri? Aba hari sawa gusa ntabwo ari ikibazo cy'ubuzima urabizi Imana yadukemura ibibazo byose uko dufite sibyo ahubwo nyine ikibazo mfite ni kimwe urakizi nawe hese kitanane cyane cyane na Rugamba urakoze cyane wowe na Rugamba mbese beranirwa mbona ubusana mu cyuma cya Rugamba ngiye rwose mfite ubwa ku munsi nagufata bizaba bibi kurusha ko wabireka ariko Biju nkurusha imyaka ingahe? 5 none ubu hejuru y'imyaka 5 nkurusha uri kumva utangiye kuzajya ungira inama wowe uri kumva ufite ubushobozi bwo kungira inama Hesya nuri munsi yanjye yakugira inama pfa kubabona gusa kuko ibyo ukora bigaragara buri wese binca mu maso ntashaka no kubibona ngerageza no kuyapfuka amaso njya ko ntibishoboka kuko biri too much nibaza umunsi umwe Rugamba azaza agafata umugabo ahangaha Hesya bizabyara iki kandi uko ndi umuvandimwe wawe ntabwo wakora ibintu nkurango nkureke isi yakumira nkureba ntabwo nabishobora ushaka ko dusiraho twavuye Hesya twe tugeze igihe cyo kwishima nk'umuryango turi babiri kuki utahinduka njya kuzana nakubwiye ngo ngoma kureba ibindeba kandi ndeba ibindeba ubu uri kureba ibikureba cyangwa winjiye muri business ibyo ngibyo nubwo nafunga amaso kucyo binca mu maso reka nkubwire cyakoze dore burije business ndi kuvugaho akakanya ni yanjye nawe n'ibanga ryanjye nawe kuko ngukunda nkanakubaha Rugamba agiye kuza reka mbere nitatse gusa nigendere icyambere ukeneye kwiyubaha nimba utiyubashye ukubaha nde Rugamba icya kabiri wansabye guceceka nubwo naceceka nkashyiraho supaguru cyangwa ikindi ntazi cyangwa bikirage ukuri ndi kuzigera guceceka icyanyuma sisi icyanyuma nudahinduka urashobona isi ibintu mwene mama mbwiye nibyo ariko nanjye nta yandi mahitamo mfite nkajya gusura umuntu nakarimbye mora ko nabana Bakame karamego icyo niki wari wambaye ejo bundi tujya kuyidodesha bavuze ngo umuntu ashyizemo ikenye ngo nibigororoka neza nanashyizemo ikenye kugira ngo bigororoke naho ndaguye urugi kangahe niba uzi ko soni idakora ugomba kuba hafi daboro nako hari ikindi kintu iyi nzu ndenda kuyivugurura nkashyira nayo nkayigira neza nkazajya nyishyiramo abapangayi nkaca umuryango inyuma kuko ndabona usigaye ariko icyumba cyanjye ubwo kirahari nyine burekeraho se ubundi bakeza nkweto ziragukwira bose zirankwira kabisa ukuntu kanambereye rwose barajya ngo nawe ubwo ninjye wari wayiguriye izi nkweto ndaziguhaye bose urazimaze ibizanjye burundu inkweto ndaziguhaye ujye uzirimbamo nawe umusirimu ubu rero igikurikiraho ndahita ndodesha itise waya n'ishati nzayiguha hano kwa Rugamba mugomba kuberwa kamwe kakari gafite imirongo najya ntebeza abise urakoze rwose hanyuma rero baka ndashaka kuguha misiyo bose misiyo nka za zindi ujya ukora ndashaka kugira amaneko
bose nkajya neka igihugu. wacuramye mu bwenge uyu igihugu se ngutumye kujya kukineka nenda kubwiye ko igihugu cy'u Rwanda gifite ibibazo se ku buryo ujya kukinekera byo ngutumye kuneka igihugu urakineka ibiki nzajya neka gute boss ndashaka kuneka umugore wanjye Lisiya kandi bikabibanga rikomeye wanapfira boss gusa najya neka mabuja gute nkamuneka yaramuka gufashe kandi karwigendaho ejo mu gitondo kare ngomba kuguha apareye iyi ngiyi bafotoresha ifotora umukajya umfotorera abantu bose binjira hano uzi ko n'umurimo nawe ushatse kuva kera kuzajya mfotora navuze ko ninavana uzajya nkora akazi ko gufotora ntabwo ari amafoto yo gucuruza ni amafoto uzajya ufotora Lisiya n'abantu b'abagabo binjira hano apana igitsina gore hanyuma rero buri foto y'imwe ni 20,000 kino kintu zingahe n'eshanu ifoto imwe ni 50,000 ubona uri kumbeshya n'ubu ingahe 50 ifoto imwe ni 50,000 kanzanira amafoto y'abantu bose binjira hano harimo abo nkeka bose gusa njye gukira nyiri umwana zahita umukire nyine ngeze ndashaka ukena zahitangura akavero moteri kandi ureke bya bintu byawe by'amakode njya mbona ugira ibintu utazi ugomba kumuneka ntamenye kuri kumuneka nibibeshye ukazana bwa bujiji bwawe nzagukama ayo maso bose nisi kuba bakama amanuze amakisi bicebe ry'inka mwese bose mwese aho kazuma yuko makumaye kavanze avance nzayiguha ejo nibura unyeretse ifoto imwe ko umukire we agira n'ejo nzaguha ishati bose muzagatangira ryese ku kazi wagatangiye wanjije mwese baparenda ayibona gute ndayiguha mu gitondo yego ndayiguha siri ijoro urakoze kandi amuteno limbamo tudukweto boss azanyiza kabisa bayobozaga hehe ku mugabo w'umukire utuye muri izi nce bita Rugamba. Rugamba ndamuzi. Rugamba uramuzi? Ndamuzi. Rugamba ndamuzi pe. Wakwihanganye se ukanyobora? Oya sinshobora kukuyobora utampaye amafaranga wese uzi ibintu by'ikigari kuntu bimeze. Faranga ubu ngubu se ariko reka nkubwire amafaranga ndayaguhanyereka. Urampa amafaranga? Sawa. ukondagura nk'unkondagura iwawe hariya nta sonori hari ukanda sonori hano ni uko wa Rugamba zisonori ndakubaza nta sonori hari hariya wowe itonde sonori sapfa kwinjira uko yone hano wowe hano si uko wa Rugamba se hakundi wowe bifite ubundi umuntu w'umugabo aheka umwana share gihe biba ngombwa umugabo akaheka umwana biba ngombwa ryari cyane mwebwe abagabo bajya bavuga b'inganzo mwese Rugamba wowe mushaka hirya nyine banza usobanukire urusa cya Rugamba cyangwa shakinga nkubwira icyo nkenereye Rugamba bikubwira n'abantu baba ku muhanda babyumva ko wanyubashye kuko n'uri umugabo urangiye umugabo umugabo umuntu w'umugabo aheka umwana baramwubaha gavuga
koko Sano uje hano gukora kimwe n'inzu ya Rugamba? aha ni kuzimu se cyangwa ni mu ijoro?